hano hari abadamu bafite abagabo bo mu inzoga bakazimwa bakonga bakazimwa, ariko kubw'imbabazi z'Imana Imana yarabarinze. Abagore ntimwoshimana koko yabahaye abagabo batamwe inzoga? Tanice bibabwiye. Ndashaka ngo umugore ufite umugabo utamwe inzoga wese ahaguruke ashima Imana ahagurutse. Umugore wese ufite umugabo utamwe inzoga nahaguruke ashima Imana. Ngaye nimutere haleluya. Muzi ko muri bake, muzi ko muri bake, muzi ko ari ubuntu butangaje mwagiriwe. Ubwo se nta shimwe mufite? Hanyuma se abagabo bafite abagore batamwe inzoga namwe nimuhaguruke. Umugabo ufite umugore utamwe inzoga nawe nahaguruke. Ngahe namwe nimutere haleluya. Zikora ngo meshira. Izo ni imbabazi z'Imana. Cyubahiro ni cyawe Mana. Cyubahiro ni cyawe Mana. Cyubahiro ni cyawe Mana. Mabwire gatoya. Cyubahiro ni cyawe Mana. Mabwire gatoya. Wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga. Wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga. Munumve gatoya, mwumve uko ngiye kubabwira. Reka mbigishe n'ururimi. Kambigishe n'ururimi uyu mwaka mutangiye naka nako mukamenya. Tugiye kuvuga twese, tugiye kuvuga muvuga uko mbabwira. Muvuge ngo nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa bure. Nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa bure. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Haleluya. Satani uyu mwaka yaraguhize. 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 Yaragukurikiye. Yaragufashe. Yes. Murakoze cyane. Yaraguhize ntiyaguhize. Yaragukurikiye. Yashoye imbaraga. Yashoye ingabo zo kugukurikira ngo zikwice, hanyuma urazicika. Warazicitse. Mureke mbabwire Imana umwanya muto nsigaraye. Icyagumura amaso ngo urebe amafarashi n'amagare byagukurikiye ntibyagufata, ahubwo bikora impanuka. Haleluya. 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 Hari amagare yagukurikiye n'amafarashi ntiyagufata, ahubwo akora iki? Akora impanuka. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe hehe? Ninde biroshe mu nyanja? N'Uwiteka. Akwira indirimbo turaririmbira Uwiteka, kuko ifarashi n'uwihetse yabiroshe hehe? Mu nyanja. Umusore afite ibibazo bikomeye cyane. Umuntu uzokira ubusore azashima Imana. Umuntu yari umusore aba afite ubwenge bupfuye rwose pe. Naratambukaga kumva rwose ingwe nubwo yaza taco yantwara, ariko ngeze Bujumba nibwo nayibonye neza ndayitegereza. Ndavuga ngo Mana mbabarira ubugoryi nagiraga, navugaga ibyo ntazi. Nasanze ni nagasimba gakomeye kuburakari bukomeye.
n'umujinya ukomeye. Karazamukaga kandi kari mu gapangu, kakazamuka kakaja gusimbuka igipangu kubera uburakari. Ariko nabonye Nyarwanda muyitikira, ntabwo ari chimpanze, muyitiki sinze. Iyi ngiyi ishaka kuba nk'umuntu. Inkende se? Ntabwo ari ingage. Inkende yo rwose ni umuntu pe. Twazanaga umuneke, yabona tugiye kuyereza umuneke, ikishima, ikanezerwa, ikadukora amajesti, igakina, ikishima. Twayitereye umuneke ikishima pe. Teginto nkikiza umuntu, ikawushishura, ikawurya. Yabona tugiye ikishima cyane. Uko ni ko Imana iza yishima iyo tuyisubije amashimwe. Imana irizihirwa, igasusuruka, kavuga ati cyo nabaremeye barakiza. Niyo devoir umuntu afite ku Mana. Icyo ufite cyanezeza Imana ni amashimwe yawe. Imana ibahereze umugisha. Imana ibahereze umugisha. Buri gitondo dusinyana kontra n'Imana, ikatubwira ngo imbabazi zanjye ndaziguhaye, nawe ukazakira. Bwaca mu gitondo ati imbabazi zanjye nongeye kuziguha, nawe ukazakira. Bwaca mu gitondo ati imbabazi zanjye ndaziguhaye. Umwaka ukarangira, 2 karangira, 3 karangira, 40 karangira, 6 karangira. Uko mugenda mugira iminsi niko mugenda mubona imbabazi z'Imana. Icyanteye gushimana niki, nabonye abenshi n'abantu bakiri batoya b'urubyiruko. Ndavuga ntuko biri kose, ubwo abantu babaje mu nzu y'Imana batagiye mu kabare, hari icyo Imana yakoze. Hari icyo Imana yakoze. Kubona abantu b'urubyiruko bakiri batoya, bakiri abasore, bakiri batoya, baticaye mu kabare muri aka kanya, bakabicaye mu nzu y'Imana. Icyo niryo shimwe numva dufite rikomeye, riruta andi mashimwe. Mwakoze cyane. Gushima Imana tugomba kubikora iminsi yose. Ntabwo gushima Imana ari umunsi wo kurangiza umwaka, ahubwo gushima Imana ni igikorwa tugomba gukora buri munsi. Hari ibintu nungutse byantangaje ku buzima bwanjye. Nungutse ijambo rivuga ngo iyo udashimye ku neza wagiriwe, ubugaragaje ko ya neza wagiriwe nta gaciro uyihaye. Iyo umuntu aguhaye ikintu ntumushimire, ububuze ati ntacyo wampaye. Tibyumvikana ukuntu Faraho yafata amagare, agafata amafarashi kandi yatoranijwe mazima mashyashya, bagakurikira abantu bahetse abana n'imitungo n'inka n'intama n'izibyara n'abakecuru n'abasaza, amagare akabakurikira ariko ntabafate. Tagire gute? Ntabafate. Ubuse imodoka wayisiga? Wasiga imodoka? Ariko ijambo ryarambwiye ngo babatugirije. Haleluya! Imana yacu izi kurinda. Imana yaraturinze. Ngo babatugirije, ingabo za Faraho zibegereye, Israheli ngo bahindukiye babona amagare n'amafarashi ari inyuma yabo. Abatazi Imana batangira ati Mose, niki cyatumye udukura mu Egiputa? Ariko Mose waruzi imbaraga z'Imana zibaherekeje. Mose waruzi imbaraga z'Imana zibarinze. Mose waruzi ingabo zibarinze. Aravuga ngo bariya nubwo bari ku magare
bakaba no ku mafarashi timuzonga kandi kubabona. Haleluya, haleluya. Yarahanuye ntiyahanuye? Yarahanuye. Umuntu abasha guhanura atatitiye? Birashoboka se? Wahanura utatitiye? Mose yarahanuye ntiyahanuye? Ibyo yahanuye byarasohoye ntibyasohoye? Bari abanyegiputa timuzonga kandi gute kuba n'amagare yabo n'amafarashi yabo timuzongera kubabona. Icyo mwebwe musabwa ni uguceceka mukareba gakiza Imana ibazanira. Ako gakiza Imana yarakazanye ntiyakazanye? Kavuye hehe? Bibiliya iravuga ngo iyi nkunda yikunda cyane, ngo yankingi yabagendaga imbere, ngo ibasubira hehe? Ibasubira inyuma. Abisiraheli ibabera umuco, abanyegiputa ibabera umwijima. Igihe cyose ndababwira ngo Imana izicira umuntu umuhanda we. Imana yaducira imihanda. Hari umuhanda yaguciriye, hari umuhanda yanciriye. Haleluya. Kandi undi muntu yanyuze umuhanda wawe awukora nk'impanuka idasanzwe. Nushima Imana, vuga Imana kuko yawukije cya kigeragezo, uzirikane ko cyavuye iwawe kija kuri mwene so, cyavuye iwawe kija ku wundi. Iyo ushimye Imana uvuga ati Imana yankijije buriya burwayi, nuriya urwaye nawe zagira gute? Izamukiza. Imana yagukuye mu bushomeri ikaguheza akazi, nawe umushomeri zagira gute? Izakaguha. Iyo dushima Imana tuba twamamaza Imana tuvuga ngo iyakoze biriya n'abatarasubizwa izabasubiza. Iyo dushimye Imana, Imana yacu igira gute? Imana yacu iramamara. Iyo twaje gushima Imana tuba twaje no gusenga, tuba twibwiye ngo Mana wewe wakoze biriye, ariko aracyasigaye n'ibindi nabyo kandi ubasha kugira gute? Ubasha kubikora, kuko imbaraga z'Imana ntizarangiriye kuri biriya yakoze. Haracyari izindi mbaraga zikikoreshereza, haracyari izindi mbaraga zikomeye. Yakurinze za nzoka, iracyafite izindi mbaraga zo kukurinda ibindi. Yakurinze za mpanuka, iracyafite imbaraga zo kukurinda n'ibindi. Iyaguhaye biriya, iracyafite depo yo gukuramo n'ibindi. Haleluya, haleluya. Ibyo mvuga murabyumva? Iyo dushima Imana tuba twibwira ngo imbaraga zatumye ukora biri, imbabazi zatumye ukora biri. Turacyazifitiye icyizere ko n'ibisigaye nabyo uzagira gute? Uzabikora, maze Imana ikanezerwa. Hari ijambo nasomye rirantangaza cyane, ryambwiye ngo ikiza gitera Imana, ntabwo nakimenya neza, igituma Imana icangamuka, Imana yishima igasusuruka, ngo ni igihe tuyishima. Ngo iyo dushima Imana ngo izisusuruka ikishima igakina. Iyo dushima Imana nayo iza yiyumva. Haleluya, haleluya. Navuze ngo uhereye none nzaza nshima Imana nisusurutse. Ngire gute? Nisusurutse. Hari uwo twafatikanya kwisusurutsa? Arahari? Arahari? Ntabwo ari imbaraga z'ababyeyi non plus, ni imbabazi z'Imana zabikoze. Ni imbabazi z'Imana zagize gute? Zabikoze. Ngize igihe mbabwira ngo ugize ngo urebe ibintu wakonsomye uyu mwaka, wasanga utaragize gute? Utarabyinjije. Siko imezera? Noneho hari inkuru namenye uyu munsi. Hari n'abantu batagize ikintu binjiza ariko babayeho. Barahari ntabahari?
barahari ntacyo binjije ariko bagize gute n'abakinjije bakonsomye ibiruta ibyo bagize gute binjije ariko gazi n'umunsi wa none nta banke n'imwe umanitsweho kuri bihemu uwazenguruka amabanke yose ari muri Kigali nta banke n'imwe izina ryawe rimanitswe hari ahubwo uri inyanga mugayo kandi warariye ibirenze ibyo winjije iyo kontability ibaho ntibaho none hari n'abatarinjije na 0 franc ariko bari bagize umwaka barya bagize umwaka bambara bagize umwaka batega bagize umwaka biga bagize umwaka nta n'ikintu na kimwe binjije amayisola barahari murumva nta mashimwe dufite Imana tugiye kubw'Imana ngo Mana warakoze asama cyane ubwira Imana ngo Mana warakoze tugiye mu isengesho twese tekeza ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe tekeza uburinzi yakugejejeho tekeza ingabo Imana yaguhaye zirakurinda tekeza ingabo zatsinzwe zigukurikiye tekeza amagare yagukuye n'amafarashi ko n'ibyagufata Mana warakoze tekeza imfu zagusatiriye ntizakugeraho tekeza urwobo rwari imbere yawe ariko ntiwarugwamo tekeza abanzi bahagurutse ariko ntibagufata tekeza amanama yabaye yo kukugirira nabi imigambi yabo ntiyashika imigambi yabo ibasanze fe Mana warakoze tekeza uburwayi warwaye benshi baratambuka bava mu mubiri ariko urarwara urakira Mana warakoze wadukijije wadukijije ibikomeye Mana turagushimiye Mana tugushize hejuru iteraniro ryose tuvuga icyubahiro cyawe iteraniro ryose turi imbere yawe tugushimiyemo n'ibitangaza wadukoreye ntawabirondora imitima yacu yuzuye ishimwe kuba dukandagiye kuri uyu munsi kuba dukandagiye kuri n'ugukiranuka kwawe kwabikoze Mana turagushimiye wakoze mu bubiko bwawe uratugaburira wakoze mu bubiko bwawe uratwambika wakoze mu bubiko bwawe uduha umwuka w'abazima haleluya wakoze mu bubiko bwawe uduha umwuka w'abazima wakoze mu bubiko bwawe uduha umwuka duhumeka wakoze mu bubiko bwawe uduha imbaraga ziturinda warakoze Mana warakoze data warakoze Yesu waturindiye mu mihanda waturindiye mu binyabiziga mu buryo bukomeye imbaraga zawe ziraturinda imbaraga zawe zituba hejuru amaboko yawe akomeye twarayabonye twabonye amaboko yawe akomeye turi abagabo bo kubihamya twabonye gukomera kwawe waturinze impanuka waturinze imigambi ya Satani waturinze imigambi y'ababisha waturinze imigambi y'abakonikoni waturinze imigambi y'abanyamashari waturinze imigambi y'ababi Mana turagushimiye waturindiye imiryango turagushimiye waturindiye igihugu turagushimiye abanzi bakifuje ni benshi ariko Uwiteka warahabaye wabaye mu ruhande rwacu watugotesha amaboko akomeye watugotesheje ingabo zikomeye natwe turagushimiye iteraniro ryose tukuzamura icubahiro tuvuga ngo Mana wakoze bikomeye ntabwo twabirondora uko waturinze mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 uko waturinze iminsi yose yari iminsi myinshi umwaka ufite iminsi myinshi ariko buri munsi watuganiye umuntu budukwiriye buri munsi watuganiye umuntu butangaje buri munsi watuganiye umuntu buhebuje natwe turagushimiye tuje kugushima ni wowe dutaramiye ni wowe turirimbira ni wowe tuvuga ni wowe dusenga ni wowe twamamaza
kubw'imbaraga zawe. Imbaraga zawe zakoze ibikomeye, imbaraga zawe zakoze ibihambaye, imbaraga zawe zakoze ibitangaza. Mana, twarakubonye, twakubonye mu bihe bikomeye, twakubonye urwana intambara zikomeye, twakubonye uhindura imigambi ya Satani ukayihindura ubusa, twakubonye udukuraho urupfu rukomeye. Oh, sifa ni zako Bwana. Twabonye udukuraho urupfu rukomeye, twabonye uturinisha imbaraga zikomeye, twabonye uturinisha imbaraga zitangaje, twabonye uturindisha gukomera guhebuje. Natwe turagushimiye, natwe turagushimiye, natwe turagushimiye. Icyubahiro ni icyawe. Abagabo turagushimiye, abadamu turagushimiye, abasore turagushimiye, abakobwa turagushimiye. Waturindiye imiryango, waturindiye urubyaro, waturindiye ibyacu. Warahabaye Mana, warahabaye Mana, wabaye mu byacu, warinze ubuzima bwacu ntibwasitara. Waturinze, wadukijije ikigoyi, umugoyi yaduteze urakidukiza. Haleluya. Warakoze Mana yacu, warakoze Data. Uyu mwaka na kane waraturinze cyane, watweretse imbaraga zawe, watweretse gukomera kwawe, tuzahora tugushima. Watweretse gukomera kwawe, tuzahora tukunezererwa, tuzahora tugushima, tuzahora tukuririmbira. Washize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Uyu munsi akanwa kacu kuzuye indirimbo, akanwa kacu kuzuye ibitwenge, imitima yacu irayinejeje kuko dukandagiye kuri iyi saha, dukandagiye kuri uyu munsi. Ishimwe ni iryawe Mana, ishimwe ni iryawe Mana, ishimwe ni iryawe Mana, ishimwe ni iryawe Data, ishimwe ni iryawe Kristo, ishimwe ni iryawe Mana. Turagushimiye cyane, turagushimiye cyane, turagushimiye cyane. Wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga, wakoze ibikomeye. Cyubahiro ni cyawe Mana, cyubahiro ni cyawe Mana, cyubahiro ni cyawe Mana. Babwire gatoya, Cyubahiro ni cyawe Mana, babwire gatoya. Wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga, wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga, wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga, wakoze ibikomeye siko nabivuga, wakoze ibikomeye sinabasha kubivuga, wakoze ibikomeye. Reka ngo munumve gatoya, muntege amatwi munumve. Benshi muri mwebwe muntege amatwi. Benshi muri mwebwe ntabwo Satani yifuzaga ko uyu mwaka bawurangiza. Ndagira ngo muntege amatwi. Muntege amatwi nicyo cyiza cya mbere. Mwihangane muntege amatwi, sibyo? Mwimetirize nk'abantu bakuze munumve. Nari mvuze ngo benshi muri twe ntabwo Satani yifuzaga ko tuzasoza uyu mwaka. Hari inama zabaye muri guverinoma ya Satani, inama zirakorwa, inama ziranzurwa, banzura kuko utagomba kurangiza uyu mwaka. Ariko inkuru itangaje dufite aya masaha nuko nguvu za Shetani zimeshindwa.
Amen. Ameshindwa bure. munumve gatoya mwumve uko ngiye kubabwira reka mbigishe n'ururimi uyu mwaka mutangiye naka nako mukamenya tugiye kuvuga twese tugiye kuvuga muvuga uko mbabwira muvuge ngo nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa bure. Nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa bure. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Imbaraga za satani zaratsinzwe. Imbaraga za satani zatsinzwe uyu mwaka ushize n'uyu nguyu zizatsindwe. Imbaraga za satani zatsinzwe uyu mwaka dusoje n'utaha zizatsindwa mu izina rya Yesu. Reka mbature haya magambo. Yego. Reka mbature haya magambo. Yabarinze uyu mwaka turangije izongera ibarinde n'uyu mwaka uza. Amen. Amen. Imbaraga za satani zatsinzwe zizongeye zitsindwe de plus. Amen. Imana yacu yaturinze uyu mwaka izongeye turinde cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Twirambura amaboko tuvuga ngo hallelujah. Mureke twe kubikora mu kavuyo. Tubikore tumedita, tubikore dutekereza. Nta mpamvu yo gusakuza. Turimo turamedita iby'Imana yakoze. Tugiye gusenga isengesho rya nyuma turagize Imana ubugingo bwacu n'uyu mwaka. Ako tubibwire ngo Mana waturinze uyu mwaka n'uyu mwaka uzaturinde. Mana watugaburiye uyu mwaka n'uyu mwaka uzaturinde. Mana watwigishije uyu mwaka ukize n'uyu mwaka uzatwigisha. Amen. Mana waduhaye ubuzima uyu mwaka n'uyu mwaka uzaduheza ubuzima. Amen. Mana warakoze. Mana turagushimira. Mana warakoze. Warakoze Mana. Mana warakoze. Warakoze Mana. Imana yacu waraturi uturindu shenya wa satani uturindira muri Yesu uraturinda bitwa mwami Imana yacu waraturi
isengesho rikomeye tugiye kuragiza Imana ubuzima bwacu uyu mwaka. Ubu turi muri 2025. Kunda kubona abantu benshi ku marangamuntu yabo bandika amatariki y'amavuko, itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere. Abujuje imyaka ubu ngubu ntibafite umubare. Mwese imyaka yanyu yazamutse, sibyo? Ariko igikuru ni ikihe? Meke mbabwire, umwaka tuba tugiye kwinjiramo uba ufite ibibazo n'ibibazo n'ibibazo. Yaba mwarimu masha kunumva neza ngo munumve neza, uko imyaka igenda izamuka niko imyaka igenda iba mibi.